inkuru y'incamugongo, inkuru yakoze abantu mu mutwe, mu mitekerereze, inkuru yaje ari incamugongo igatungura abantu benshi, igatangaza abantu benshi. Urupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo, dore uko byatangiye. Isobanuro kiri paradoxal cyangwa gisa nkaho gitangaje, kuko ku ruhande rumwe birababaje cyane, ndetse nk'abantu ku rundi ruhande ni ukwizera, ni uburyo bwo kwizera, ni umuryango wo kwizera utuganisha mu ijuru. Ubwo rero muri make izo ndangagaciro nakubwiye nizo nashaka gutanga muri iyo ndirimbo: kubabarira, kugira impuhwe, kwifatanya n'abababaye, gukunda Imana no kuyizera, urukundo rutagira umupaka, ndetse n'ubumuntu mu byo dukora byose. Ibi byabaye mbere gato yari afunguwe, ahawe imbabazi na nyakubahwa perezida wa repubulika. Mu kanya gatoya itangazamakuru ryari ryuzuye ahantu hose rimushagaye, rimuvuga, ryishimiye ko agarutse muri sosiyete, dore ko no gufungwa kwe abantu benshi batabyumvaga, bumvaga ko umunsi ku munsi azahabwa imbabazi. Bidatinze niko byagenze, agaruka muri sosiyete, cyane cyane ko abantu bamwe bavugaga ko n'ifungwa rye benshi ryateye urujijo. Yari umuntu ukunzwe cyane, umutoni, umuririmbyi w'igihangange, akaba n'umuntu ugaragara mu birori byose by'ishyaka riri ku butegetsi. Yari umuntu utumizwa muri stade ahari abashyitsi b'ibikomerezwa, ahakeneye kuririmba indirimbo ibariza igihugu, ndetse n'ibindi birori bikomeye, byaba ari iby'ishyaka riri ku butegetsi ya RPF cyangwa se yaba ari ibirori byo ku rwego rw'igihugu. Mu kanya gato nk'ako kubyumbya yari asubijwe muri gereza. Dore uko byagenze. Ubona kugenda bifuje kumubona n'iki yatubwira ku byo bamushinja cyangwa se bari mu rega mu rukiko. Abantu bakeneye kumva ukuntu watangiye kwinjira mu gukorana n'imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Sarabyemera Turizera ko tuzagira umwanya wo kubirambura abantu bakumva uburyo byagenze kugira ngo bigere ku buryo bababwiye. Icyo nababwira ni uko nari nziranye n'umuntu umwe witwa Gerard, niyo mugabo muranamuzi, nagiye mutumira mu biganiro byanjye byo kuri televiziyo, hanyuma aza gutuma amenyana n'undi umuntu rero wakoranaga n'iyo mitwe, biza gutuma tuganira ibiganiro bibi, ibiganiro biteganya bya leta bikora ibyaha bababwiye. Ibyo biganiro nibyo nakoreye n'ibyaha byose, ibiganiro byo kuri Skype, kuri WhatsApp, nta rundi ruhare urebye ngira, ariko nisere kubisobanura ko baboneraho bakabajyana mu ngeso mbi no mu byaha bikomeye. Ikibazo, amasomo yandi numva igihugu kigomba kubona, ariko ndizera ko tuzabirambura umwanya uzaboneka, ni uko abanyarwanda bagomba kwiga urukundo, gukundana, abantu bakiga gukundana. Kizito yarazindutse nk'umuhanzi bisanzwe, umukirisitu ufite ibyo agenderaho, ufite ibyo yemera, yandika indirimbo ari nayo yashyize iherezo ku buzima bwe. Iyo ndirimbo ntiyakiriwe neza muri sosiyete. Iyo ndirimbo yayise igisobanuro cy'urupfu. Menya yarasobanuraga urupfu rwe. Rubanda banyimye amatwi, ngo akenshi jye mvuga ishavu, ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda. Nk'ubu mu mwaka w'ibihumbi 2000
2012 ubwo Perezida Paul Kagame yari ari Boston. Mu mbwirwaruhame yagezaga ku bari aho yifashishije indirimbo ya Kizito agaragaza ko u Rwanda rutagomba kuba insina ngufi, niyo rwaba insina ngufi tugomba kugerageza tukisumbukuruza. Yari umuntu wari waraseseye mu bayobozi, mu badamu, mu bana bato. Yari umuntu ukunzwe ku rwego rwo hejuru. Dore nk'urwo rugero, nyakubahwa Paul Kagame yifashisha indirimbo ya Kizito mu gusobanurira abari aho ibijyanye n'u Rwanda. Iyo umuntu agiye guca amakoma agenda ashakisha insina ngufi akaba ari yakataho indende zisumba nta. So in this context, u Rwanda barugize insina ngufi, but u Rwanda we are trying turisumbukuruza ngo two kuba insina ngufi. Twanze kuba insina ngufi. Kizito yari umuntu wahawe ibihembo, imidari, amafaranga. Yari afite imiryango myinshi atera inkunga, yari afite yakorana na leta, yari afite n'iyo ku giti cye. Ariko umunsi umwe bwarakeye, uwari umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB atangaza inkuru y'incamugongo, inkuru abantu bagize ngo baribeshye. Abivuga muri aya magambo: ayo makuru yamenyekanye uyu munsi mu rukerera aho yarafungiye i Remera kuri sitasiyo ya RIB. Amakuru yatanzwe n'umuntu wagiye kumureba, hanyuma asanga yimanitse, ahita abimenyesha na RIB. Hanyuma iperereza riratangira. Mu byagaragaye bimwe nuko basanze yakoresheje ibikoresho yaryamagaho, amashuka yamanitse yakozemo nk'ikiziriko amanika mu idirishya, hanyuma nyine ubuzima. Hanyuma iperereza ryatangiye, umurambo wajyanywe Kacyiru kugira ngo hakorwe autopsy. Biri mu bikorwa by'iperereza kugira ngo barebe kuko byagenze, ukuri kwabyo kumenyekana, ko amakuru ahari nayo ngayo. Hari ikibazo se wenda kidasanzwe yari afite wenda nk'abagenzacyaha cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha mwaba mwarabonye ku buryo bitatungurana kuba mwakumva ko yiyahuye? Hari mu mabazwa ye hari ibimenyetso bimwe na bimwe yagiye agaragaza. Ubonaga ari umuntu ucecetse cyane, yari umuntu udashaka kuvuga, ndetse nabo mu muryango we bamusuraga ntiyabavugishaga. Wabonaga afite ukuntu acecetse cyane, udashaka kuvuga. Ubona ari umuntu uri aho ngaho wenda wigunze. Wenda nicyo twavuga ku myitwarire ye mu byagaragaye mu bugenzacyaha. Mu minsi ya mbere yari yanze no kubazwa, ngira ngo biri no mu byatumye hari dosiye yari itararangira. Ni urupfu rwatunguranye. Urupfu rwa Kizito ni urupfu rwakangaranyije imbuga nkoranyambaga, rukangaranya ibinyamakuru byo mu gihugu ndetse n'ibinyamakuru mpuzamahanga. Dore nk'urugero, umunyamakuru Cyuma Hasani yatangaje inkuru ko yageze ku murambo abona ufite ibikomere, kimwe mu nkuru zimuhejeje muri gereza nk'uko bamwe babivuga. Cyuma Hasani yatangaje inkuru abenshi bagumye kwemeza ko ari ishobora kuba izamuhamisha muri gereza. Gusa urwego rw'ubugenzacyaha rwagumye kumurega ibindi birego bitandukanye. Gusa muri rubanda, dore nk'uko Cyuma Hasani yabivuze: murabizi ko ntabwo twemeye kujya gufata amajwi n'amashusho imbere ahantu umurambo wari uri. Ninjiyemo mbona ibikomere, icyo mu mpanga no ku matama yombi,
nibyo navuze, nabonye umurambo wa Kizito Mihigo ufite ibikomere mu mpanga no ku matama ye. Tayari Cyuma Hasani abatangije urujijo muri rubanda. Bamwe baravuga bati ni leta imuhetanye, abandi bati birashoboka ashobora nawe kwiyahura, abandi bahama muri speculation. Inyandiko zirasohoka, uwo bari bafunganye Ingabire Victoire nawe yaje gutangaza amagambo avuga ko yamwandikiye iretire imubwira ko ari nko kumusezera. Ni byinshi bitigeze bivugwaho rimwe, ni benshi bagiye bapfa ntibavugweho rimwe, gusa nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko ari leta yabaga yabahitanye. Ni amagambo avugwa n'abantu abenshi batayatangira ibisobanuro, ariko bakayahuza na realite, bakanayahuza nuko nta muntu n'umwe ujya usa naho aca ku ruhande imiyoborere cyangwa se utumvikana n'ubutegetsi ngo bimugwe amahoro. Ni benshi bagiye bakurikiraho bagapfa bari bakunzwe, bagateza urujijo mu bantu, bagatuma abantu baguma kwibaza ikibaye, bagatuma abantu bibaza ese ninde mutoni, ese ninde utari umutoni, ko buri muntu wese ashobora kubizira, ko buri wese ashobora no kugwa muri gereza. Murakoze nawe utaha.